Muhaye ikaze mu kiganiro cya none, aho naguteguriye ibintu bitatu byagufasha kubaho wishimye. Muri rusange, muri iyi si ikintu kimwe rukumbi umuntu wese ahava akagera aba aharanira kubona, nta kindi ni ibyishimo. Ntawe utifuza kubaho yishimye. Iteka tuba twiruka ku byishimo, iteka twifuza kubaho tunezerewe muri iyi si. Gusa ikibabaje, abantu benshi cyane babayeho nta munezero bafite. Abishimye ni mbarwa. Ese biterwa n'iki? Kubera iki benshi batishimye kandi ibyo dukora byose tuba duharanira kwishima? Ikibitera nta kindi ni ubuyobe. Abantu benshi baba bashakira ibyishimo aho bidashakirwa. Bashakira ibyishimo hanze mu by'isi, kandi mu by'ukuri gushakira ibyishimo mu bintu by'isi ni nko gushakira amata mu kimasa. Turabizi ikimasa ntigikamwe. Iby'isi ntabwo bitanga umunezero, kuko uharanira kugera ku bintu runaka ukeka ko bizaguha ibyishimo. Bya bintu wamara kubibona ukishima pe, ariko nyuma y'akanya gato bya byishimo bigahita bishira, kuko uhita ubona ibindi bintu ubura mu buzima kugira ngo ukomeze wishime. Umuntu atangira nta kinyabiziga, akavuga ati ninigurira igare ryo kugendaho nzanezerwa. Igare akaribona akishima. Nyuma y'igihe gito akabona igare nta musosi, ati nshaka akamoto. Nyuma y'akamoto akabona wapi, nshaka imodoka. Gutyo akazageza aho yumva ashaka n'icyogajuru cyo gutwaramo abandi bantu ku wundi mubumbe. Mu magambo make, gushakira ibyishimo mu by'isi ni ukuyoba, kuko iby'isi bitanga ibyishimo by'akanya gato, ibyishimo bitaramba, ibyishimo bihita birangira. Ari nayo mpamvu abantu benshi biruka ku byishimo bakarinda bapfa ntabyo barabona. Akabanga naba nkwibiye ibyishimo bya nyabyo. Ibyishimo bihoraho ntabwo bituruka mu isi yo hanze. Ibyishimo bihoraho isoko yabyo iri imbere muri wowe. Witegereza ko uzishima igihe wagize iby'isi. Haranira ko wishima igihe wabibonye n'igihe utabibonye. Aka kanya nyemerera njye ku bintu bitatu naguteguriye byagufasha kubaho wishimye mu buryo buhoraho. Ikintu cya mbere, akira isi uko iri. Mw'iyi si twisanzemo turabizi ko iminsi ntihora isa. Ibihe ntibihora ari bimwe. Hari ibihe tugeramo bikatubera byiza, ibindi bikatubera bibi. Hari ibihe tugeramo tukaryoherwa n'ubuzima, ibindi bihe tukabihirwa n'ubuzima. Mu magambo make, ubuzima ntabwo buri mu bara rimwe. Ubuzima ntabwo ari umuhanda utambitse. Hari ahazamutse, hari ahamanutse, gutyo gutyo. Niyo mpamvu kwakira iyi realite y'uburyo isi yacu iteye ari ibintu bigufasha kunyura mu ngorane zose wemye nta kikubujije ibyishimo. Mu yandi magambo, ibibazo duhura nabyo mu buzima ntabwo ari byo bitubuza ibyishimo, ahubwo uko twitwara igihe bya bibazo bitugezeho nibyo nyirabayazana wo kubura ibyishimo. Igihe cyose uhuye n'ikibazo, uhuye n'ingorane, uhuye n'ibyago, uba ufite amahitamo abiri. Ushobora guhitamo kwibanda ku buribwe bukakubuza amahwemo, cyangwa ugahitamo kwiga ugakura isomo ku byakubayeho. Muri make, iyo wemeye ukishyiramo kuri mw'isi udafiteho kontroli, iyo wakiriye kuri mw'isi aho ibintu bitagenda uko ubyifuza igihe cyose, ukishyiramo ko ubana n'abantu udafiteho kontroli, ukishyiramo ko abantu bose batazajya bumva ibintu kimwe n'uko ubyumva ibihe byose, kwakira iyi realite y'ubuzima bizagufasha kugihora wishimye hatitawe ngo uri mu bihe byoroshye cyangwa ibihe bitoroshye. Ikintu cya kabiri, gira umutima wo gufasha nta nyungu utegereje. Abantu benshi batekereza ko kwirirwa ushaka ibintu ukabyigwizaho ari byo bitanga amahoro n'ibyishimo, ariko mu by'ukuri siko biri. Twabibonye ko iby'isi bidatanga ibyishimo biramba. Icyiza twakagombye gukora rero ni ugutanga, dufasha abandi, tugire urukundo, kuko kugira umutima ufasha nta nyungu utegereje biri mu bintu bitanga ibyishimo. Urugero, uzarebe nk'iyo uhaye ibyo kurya umuntu inzara yari igiye kumunogonora, uwo muntu yagariye ubuyanja, urabyishimira, wumva uri proud bitewe n'igikorwa cy'urukundo uba ukoze. Uru ni urugero rw'ibyishimo udashobora kubona mu kwambara neza, ni ibyishimo utazabona mu kugenda mu modoka ihenze. Nyamara iki gikorwa cyo gufasha abandi
nubwo kigaragara nk'ikintu kitarenze, na nyuma y'imyaka 100 uzajya ubyibuka uvuga uti nagaburiye umuntu arahembuka, nafashije umuntu kugarura ubuzima. Ibyo bigutera umunezero. Ibi nibyo byishimo bya nyabyo, kuko ni ibyishimo uzahorana, ni ibyishimo biramba. Ntabwo ari nka bya byishimo byo mu by'isi twirirwa twirukangaho tukarinda gupfa, ntabyo turabona. Muri make, gira umutima w'urukundo, gira ikintu runaka wamarira abandi bantu mu buzima nta nyungu bitegerejeho, kuko gufasha abandi biri mu bitanga ibyishimo biramba. Ikintu cya gatatu, babarira, tanga imbabazi, kuko kubabarira ni kimwe mu bintu by'ingenzi ukeneye kugira ngo ubeho ubuzima bwuzuye ibyishimo. Kubabarira ntabwo biba bisobanuye ko wishimiye ko abantu bajya bahora bagukosereza, nta nubwo bisobanura kugirira faveri abagukoshereje, ahubwo kubabarira bisobanura kubohora umutima wawe. Iyo ubabarira ntabwo uba ubikorera uwagukosereje, ahubwo uba wibohoye wowe ubwawe, umutima wawe ukeye. Ntabwo tubabarira abandi gusa rero, natwe ubwacu tuba tugomba kwibabarira. Hari amakosa tuba twarakoze mu gihe cyashize, hari ibintu tuba twarakoze bikaba byarateje ingaruka zitari nziza, rimwe na rimwe bikaba byadutera ipfunwe, bikatubuza ibyishimo. Ni byiza rero ko natwe ubwacu twakwibabarira ibyabaye kera mu gihe cyashize, tukabikuraho isomo ridufasha gukomeza urugendo rw'ubuzima bitatubujije ibyishimo bya none. Twakire ko nta byera ngo de, nta muntu uri perfect muri iyi si. Mu magambo make, tubabarira abandi ariko natwe ubwacu twibabarire, kuko ni ingenzi kugira ngo tubeho mu buzima twishimiye. Niba hari icyakubayeho nk'ikosa mu gihe cyashize, ntikikakubohe ngo kikubuze kubaho wishimye mu gihe cy'uyu munsi. Nkwifurije kugira amahoro n'ibyishimo.